Madame? Mba madame? Wangi? Bayo hano sha wowe tuganire dukeya. Nzara amazi. Ako wapi nta mazi musabye. Cyaki? Ako se wowe n'umugabo wawe yaguhamagaye umubaze musha. Reka ndaje rukora indi mandara. Sawa. Mpamagara cyane nk'aho warabonye ko mumeze bite. Nuko bibona nyine. Ese no bizi nyine ko twebwe twinaniwe. Ibikize ubu twarinze ko dutumiza inama y'imiryango atari uko nyine twembi abantu bakuru twananiwe kwiyunga ngo twumvikane ku kibazo dufitanye. Samatiko yabadashira se? Yanjye ngiye nyine se wowe uroroshye. Nimba uzumbwira ubusa ni kangahe buri munsi ukuje uzuntura umujinya nimba bakwirukanye izuba ari njye bitura kuki utataha mu rugo ngo uzumbwira neza ngiye ubona tutakumvikana ujye ubona singira amatiko aruta yawe. Erega ngiye dore ikimbangamiye dore ngiki sibyo n'uburyo urwa wicanga kandi ukirwa ukiraho stress z'amafaranga. Oh no kikubangamiye n'uburyo nirwa ni ingize ute wirwa we cyanga dore makiyaje na mu gitondo ukwendiza isaha ubyukana makiyaje ariko nagorwa koko se ubishaka konsuta ubundi ubwo ushaka konsa nkabo mu ruhengeri we nagaro kuvuga ngo ubusa nabi madamu ariko ntugazaratirere ibitekerezo bizima nk'iby'umugore wubatse ese kuba wifata nk'abantu n'umukobwa ntabwo mufite oya ntabwo ari utawufite ako mvuze ko utanawufite ntabwo naba mbeye wenda urawufite ariko bw'igice. Oh no uko yagufite bwuzuye akabazo dufite gatoya gato gutya twakabaye twamaze kwiyunga gutya tubanye neza mu mahoro. Isoni boze tubwire dusubira ibindi umuntu umugore n'umugabo no kubakabanye sibyo ibyo ngibyo ndira ariko aho mpera mvuga ko ufite ubwonko bw'igice n'icyo kibazo uri kukimbaza ubona ari ikibazo cyane. Idore cyo nicyo mfa nawe ugushaka kuntuka kwa buri munsi none se kuri kuvuga ushaka gutekereza buriya ukureshye ni kunatekereza umunsi ndakureba ukureshye ni kutekereza uko ndeba ntabwo ari kundi ndakureba ndakubaje ngwiti nge n'umugore nge nkawe nge umugore wawe nge nawe niko twakabanye gutya buri munsi dora dutikurana nta munsi no muraka magana si wowe biturukaho uvuga nk'umugabo muzima hora si wowe bituruka nase ubu ngubu koko tuvugisha ari nkawe wakwihangana nawe yakwihangana byaratunaniye nyine ari nkawe wakwihangana igihe kingana iki uryo wihanganira iki se ni ishyano ryakuguye ahubwo se ni igiki gihari cyo kwihangana ni iki kiremereye ni igiki gihari cyo kwihangana ni igiki gihari cyo kwihangana akoze ko ari igivugishwa uziko ari igihe givugishwa uramubara guseka ukigira ubugare bwanjye washatse utandeba se ubwo bugare kutaburebagara shawuse nyigutereta iyo menya ko uteye utyo nyigutereta somba sinakabaye narakoze ibyo kosa nanjye baza kumenya ko nzabana n'umugabo udashoboka nkawe amatika ahoraho n'amaso aturumutse nk'ayinturumutse nta nubwo nari kuza umva twe kujya duhura tuza mukanya n'inama y'imiryango itonde utaza kugenda uvirirana nagukocoye komera naza kugenda uvirirana nagukocoye naza kugenda mvirana wankocoye ariko burya nyambona ugira n'imbaraga ariko izo ufite ntabwo zankubita nkankacoye nakugenda wankocoye kocora ikisi ariko nyine uhirwe Uhirwe tugere mu nama babikemura uko ni batabikemura donge nawe turababa babiri ndabandeba ibi ngibi uvuga byo kwicarana gutya tukavugana amagambo gutya atagira adashimisha tureba nta kibazo tureba nyine abo babiri rwose ntabwo birabikibara arabari ugukubita ncwanyaguza ubu wahamagaje muhamagara mama wawe ati umugore wanjye muze mutu umva nkubwire ndaza kugusebya ahubwo imbere y'ababyeyi uransebya gute ndagusebya ndaza kukwereka ngaho mama wawe ashima umukobwa yatanze ku umugabo abyuka ajya mu kazi umugore abyukira muri makiyaje umugabo akava ku kazi umugore amwaka amafaranga ya makiyaje mama wawe nibyo ari bushime ariko nubyo uvuga ujye ugabanya uvuge gake ndumva uvuga cyane uzi ko uvuga hanyuma mama wanjye ari we nyoko bukwe nawe ashima umukazana uteye gute wagira ngo ni wagiye gusaba umugeni cyangwa none nanjye undege kuri mama wawe no kuri mama wanjye buretse azagusobanurira nkubwire ubundi we sibyo ndi umugore wawe ariko turabana ntago nzi neza ubundi sibyo kuba ushaka maze kubera ko ndakorohera
maze kukumenya ndagoroyera watumije mama utumije na nyoko sibyo ndareba ikiri bubwire nyoko ariko urimo muregera ngo umugore nyoko n'undi ntiyankundaga ntiyashakaga oya utangiye kuzana cyangwa ugaragushinyika utangiye se kugira ngo mama we ndabizi arankunda we mama wanjye nta kibazo kandi mama wanjye yarananzi azi n'undi we azi nuko nteye sibyo so umuntu urajya ugiye kundegera bwa mbere utanzi ndaba ndeba nyoko utankunda uburyo ari bugushinyike bagete n'umuntu warwishigishira rusoma sibyo ntago ari ngiye bari busebye bamugani none se yagira nawe busebye cyakoze ndabona nashobora gukomeza gutongana nawe amasaha dore ahantu ageze reka ntegereze isaha ya nyayo umva kambe nitemberera no mu nshuti zanjye z'abaturanyi ndagaruka ahangaha nawe usigara ubwo wiyegeranya kugira ngo niyegeranya ngiye mu bukwe ku buryo nsigaye witegure n'amase makiyaje zawe siza buri kanya beswa tuzaze kubimenya se ko nazo zazikenewe Guki? Nabyo umaze kumenya ko zazikenewe. Kabanyamatiko dore kariho ko abambere. Ariko nashaka naro. Sawa nsange wasoje tubone kujya mu matiku yawe. Genda yo wenda bakumfasha. Wenda bakumfasha. Ukagenya barongo genda. Sawa. Kwasa n'umutwe mu bigo. Sawa. Narashatse ko naragendesheje pe. Nashatse umukomedi. Nzanirwa nseka cyo koza ninjya nkureba buri munsi. David, bite bibi. Sawa. Mustasa. Cyane meza. Musekonde uri wenyine. Musaho. Yagiye mu kazi. Abayo sinzi. Mu weekend sarakora. Ayo sinzi yagani. Yego, kuna ivuye muri Dore ko baruhutse basuhuze. Yangize Imana mbona avuye hanga dore ko nduhuka. Yagiye mu kazi buruhutse. Simadaho. Mbona ibyanyu nazi uko bimeze. Nyakane kigoryi no kubara n'igicucu. N'ubushize naciye aho mutongana. Narabakanira mwigira abere. Ariko se ugira ngo buri muntu wese agaragaze iri mu rugo rwe. Hase ko nishuti yawe kuki utambwira uri inshuti yanjye ariko mba nabayikuze. Uzi imyaka maze nubatse. Nishi. Ibintu byo Rwanda bizi. Imyaka baba maze yose yubatse rega twubotse bitandukanye. Kandi se ko umuntu yishyire hanze vuga ibyo urugo rubyanjye byose mbishyire hanze bikubwira. Rega abagore imisi yose namashyano niyo mpamvu ubona nta nshuti ngira sibyo wewe. Uriya mugabo we n'ubundi ndabizi ko mutazashobokana. Icyambere ni mucomo. Icyaka akazi ko mucomo. Cyo ikibazo ntago ari cyo si ikibazo. Iyo bamwirukanye cyangwa akagira ikibazo mu kazi. Aza nto umujinya munsi. Wese ga make up. Nta kintu ko hamwe gisenda kora iki. Urugo imirimo uyarangiye. Nimba ari uguteka nahishije. Nkora iki se? Nkora iki dahari? Abandi bagore bafite akazi. Achakira akazi ni umugambo gusa no kwizatoma no kuvuga gusa biranga ari wo mu ntara azagenda gurisha isambu nawe no mu ruhenge no mu ntara dore ko nanjye wajya ngo nari narabuze iyo ngo ajya ku mugabo yo kutse ariko buriya rero bakubanza turi n'ibiti tumira ibirayi buriya maze iminsi nshaka kuba nakubwira iki nyine uko biba bimeze ariko nkavuga ati no gushyira amabanga y'urugo rwanjye hanze ariko rimwe rimwe nkavuga ati nawe nta kundi uyu mugabo aranzengeje dore n'ubwo tumaze gutongana ambwira ngo tugiye kujya iwabo ngo duhuze nyine ngo ni inama y'ababyeyi ya mama na mama we aka kanya urabizi nyina nta nkunda twagiye kubana n'undi atabishaka ahubwo narakwica ariko noneho yambwiye ngo tuye guza ngo ndegere kuri nyina na mama namubwiye iti ngiye mama wanjye aranzi azi ubundi we ntago azi mama wanjye aranzi ntago azi mfite imico myiza ngo nsuzugure nyameze nabi ariko rero ubundi nta n'impamvu yo kwirirwa mujya mu babyeyi niba mutagikundana mutandukane divorce nizoroshye se mushakira ikigabo gifite inote uvuye kuri uriya mucoma mama undi bite byawe mbabona bitoroshye wizirika kuri mucoma ngawe ntonganya ngahe ashigaje reka no kugukubita buriya nibyo bizakurikira eke byagawe imisi byose mbabona reba mwundi ntabwo bose riba mu mushirami ko n'ubundi nabuzi yonja babeze n'ubundi umuntu wabuzi yonja ko n'ubundi antonganya antuka ngo ndi igicucu ambwira ngo ubuse muri izi ziyo kubyo biracyaba byo gutukana no rero umuntu usa nkanjye kumbwira ngo nsa nk'ikintu kitaye ubwenge yinjije nk'iri ireshya kuri ye nemeye nkabana nayo ariko usa nk'igitonda usa nkaho umutagira ubwenge ambwira ubugamba ambwira ubuntu bwinshi cyane kandi sinabumenyereye sinjya mbasha gutongana buriya wabizi niyo ntongana na didimanga sinjya mbasha gutongana kuvuga amagambo menshi ibyo umuzinya nkumva
ndamututse hamwe iti urafasha ntago bizi iyo biye bindega ariko ubwo bibada uziko ufite byinshi bihereranye buryo birandenga cyane wagiye usura se usura dusohoke ugabanye na stress rega banasara ari igihe jyanuka ngaseka nareba ukuna nuko ameze ntavuga ariko nanjye nshobora narabuze yonge kabisa ikabubwira kiti nk'uko rumbwiye ngo ushaka kuguhandangira undi mugabo sundangira byibura afite urukundo afite umutima ntago azaza ariko ngibyo by'inkundo buzana ni iby'ubundi muri ibi bizi inkundo si urukundo niki uretse ko yagukunze yakumariye yemba ashaka umuntu ufite urukundo ngaho uzagenda urwisasira rwiyorose turashaka abantu bafite amafaranga si nawe bigeze ariko ibyo urukundo ndaza kubivamo nanjye nkeneye amafaranga irege y'amafaranga hari urukundo ko ni mpamvu urukundo ruzi hari amafaranga uko n'amafaranga afite umva urukundo ruzi hari amafaranga washatse umwenda mwiza wabonye wariye inkoko wayishakaga urayiriye umva nta kintu na kimwe ubuze ubwo zabuzwa n'iki kuzana urukundo ahubwo se wahorwa n'ikesha nase byashara ishusho igifu gisi cyubusa ibyo urwara cyo byakumarira igitenge nyangurira buri munsi mpora mu gutya uzi debe ukuntu wawe restaurant ninjye wabo ndagenda nambaye gutya ntabwo ndahindura imbere ya nyina ndagenda nambaye gutya imbere ya nyina na mama nta n'ikintu ndibwirwa n'impindo ndagenda gutya nta n'umunwa gusa yarabaherekeje musezerano ariko bigeze nzanabaherekeza mujye gutandukana dore iyi meta n'ubundi sibye ko mbona wajya iyi meta si iyi imaze ikigo iyi meta ndaza kuyanyibika induru buri munsi induru kugira ngo njye nigaragaza ko ndi umugore w'umuntu wahora ansebya ntukira muganga ubuse yariyo nambaye turazibika ukareshya kameze ngaho nguko ninde bakabwiye nabi ninde kaje gutura umujinya wayo gashatse igipupe cyo gukinira mu rugo ninjyewe ninde aje kubwira ubusa ninjyewe ninde aje kubwira amatiku yabo yavanye na he ninjyewe baje kubwira ko nuseke buriya niyo nubwo mbana nako nirwa nkaseka ndeba ukuntu kareshya ndeba nuko gasa Muzete n'ikindi kintu dufase buriya wabuzi ko kuva twabana twaryamana kwisi so dayimoni bashye wabuzi ko kuva twabana ese muri abagore n'abagabo cyangwa muri aba vierge man reka wagira ngo umunsi ujya gusezerana ko kari kanduza nabaye sinzi turajyayo se hari ahantu twari nawe wari umbwiye turi bujyayo oya mukomeze mu kiganiro mwarimu nabumvishe nabumvishe sankiya butera nabumvise umvishe ikize ko mada ubu wavuye iwawe mu byo wari urimo niba ufite n'iwawe ko ntabizi kuko bitewe n'ibintu numvise wajya ngo uri mayibobo kazi yego kagira inkuru cyo ukundira ukunda ubushize ubweruka hanga nabona ko wasanga naho twari turimo twiganira amatwe yaba yabaguriye ari hari ganira ubuzima vuga nyine nkabibona ko uzamenyera umugore wawe yewe ntabwo ndi umugore wa tension ntabwo uri umugore wanjye ariko nawe ntufite uburenganzira bwo kwinjira mu rugo rwawe gusuhuza umugore wawe urinde ntabwo urinde winjira urugo rwanjye ukarusenya mugeza aho winjira ndusenya se ubundi ayo matwi yawe ari mbere mubonye ntabwo ari inshuti yanjye ntabwo kete usanzwe ubushize uko narinzi kuri umuntu muzima uzi ko wasanga ari nawe wamwinjizamo ibyo mama wari wanarogereho n'akanuye amaso uzi ko wasanga ari nawe wamwinjijemo ibyo wasanga ari nawe wamwinjijemo ibi ntimwarimo mubivuga gutesha umugore umumereye nabi amatiku yiwe mise neza ndibona atari wowe umwinjijemo urugo nsotse ngiye mu kazi uratera unasa ukajya mu kazi ukaba urugezemo ninde wakugize umugore nzuri ndakugize umujyanama w'uru rugo cyo nsubiza se nawe ushaka umushinga wo gushingaho wowe n'umugore wawe nawe ushaka umushingaho ariko ubundi reka ngoro umugore muzima umena amabanga y'urugo mu bandi bantu ni mugore ki nirihe bangunzengereza urambujije amahoro wambuje guhumeka wangufiwe none se wowe uroroshye ubundi wowe uroroshye buriya ariko buri munsi uranseta niyo nkureba muri ukinira muri inkoko muri ihene muri iki hari abantu kuri iki gihe basigaye batongana birwa bashwana nta n'imyaka 5 irashiramo banye reba ibintu muri bashwana use muri bazima waba warugoroye mu mutwe se ahubwo oya urugo rwatuza warugoroye ufite ikibazo
rwatuza gute uwo utagoroheye nsohoka njya mu kazi nawe ugatemba none ngiyewe kibazo mu rugo rwawe hayo matiku ubuzanye ariko uzashobora kuba yaragiye kurogesha kugira ngo mbane nawe kuko kuva twabana kuva ku munsi wa mbere sindabona amahoro wajya ngo bahari umupfumu wakuntumyemo yuko ndi umuti wawe wenda wo kuza gutura ibibazo byawe no kubwira ubusa wamugore nzibaho nawe wamugore wese uzi ibyo wabiki gira vuba nsohokera mu nzu urakodesha ari ubase nsohokera mu nzu yakodesha ariko ninjye uhisha reka ingegera ninjye uhisha umugore we nzibaho nsohokera mu nzu rimwe nsohokera mu nzu kabiri nsohokera mu nzu so wagabanyije amagambo ubundi gatatu nsohokera mu nzu ndavuze ngo ntagasohoka wesohoka mu nsohokera mu ndavuze nzu umva n'abagore mwe babiri wowe jya aho ngaho nawe jya aho ngaho ndagushaka ko nsohoka umva muranteraniye